Josh Ishimwe amukunda nukuri yego ntabwo rubizi genda bizi yego mana baza amakuru yose nyakubwira ako wambabariye mana yanjye wambabariye ndamushuhuje Imana umugisha pe. Nababwiye ko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Uyu niwe mama umbyara rero mubona. Mama wanjye nagagira byinshi avuga, agagira amagambo menshi. Sinyoza ariko ndamukunda cyane. Ni umubyeyi wandeze neza, anoza Imana nk'uko benshi mujya mubyumva mu buhamya bwanjye. Kandi ndamushima ko yambereye intwari. Ushyize hejuru umutima uciye bugufi ubona unyatewe n'ijambo ryawe. Ni ukuri pe yandika neza, azi kuririmba neza mu njyana ya traditionnel gakondo, nanjye bura ndayikunda. Ni mwiza. Ikindi arakijijwe. Yego arakijijwe. Yanitereye agatebuntu. Araberwa. Wow. Ikindi Imana imuhe umugisha, imukomereze amaboko. Thank you. Oya urukundo ntago rureba ubukene. Umukobwa nk'uyu. Oya ubundi umuntu ugukunda. Imana yazakira imbabarira. Umuntu ugukunda no mu bukene aragukomeza akagukunda. Bisaba gutinyuka ukumva ko nta ushize amanga, ukumva ko uri strong ku buryo wahangana n'icyaguca intege. Kandi ikindi nanone uburyo bigoyemo biragoye mu buryo bwa financial. Mureke twongere tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye aho muherereye. Wowe wakoze subscribe uhabwe umugisha, kandi nawe utarayikora ndagira ngo uyikandeho tubane umunsi ku munsi. Ntangira ngo Uwiteka bishimishe, ibyishimo birutsa imyaka mwababarijwemo, kandi Uwiteka abashumbushe iby'inzige zariye. Nta wundi ni Bobo uvugira inyuma ya kamera. Ndabakunda cyane rero, ariko imbere ya kamera ndi kumwe n'umukobwa mwiza koko. Icyo bavuga uburanga abwibitseho. Abwibitseho. Ubu rero nintaza kuba mfite uwundi hafi, ikiganiro gishobora kuza kugorana. Aha. Turakwakiriye, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umukobwa mwiza nk'uwawe yitwa nguki? Nitwa Gakire Deborah. Ndo umukristo, nkunda gusenga. Ikindi Imana yampaye impano y'ubuhanzi. Urasenga? Yego ndasenga. Urasenga? Yego ndasenga. Biragoranye. Bigoranye gute se kandi ari ibisanzwe n'ubuzima? Ni ibintu bisanzwe, gusenga n'ubuzima. Ni ibisanzwe. Okay. Ubwo uri umukristo rero tangira dusengera kugira ngo twinjire muri iki kiganiro neza. Njye ntabwo naba nyitereye isengesho uri aho ngaho. Murakoze cyane, kadushima Imana. Tata mwiza, turagushimye turaguhimbaje, uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikategeka bigakomera, uri umukozi w'umuhanga, cyubahiro ni icyawe Data, ushyirwe hejuru. Amasaha ya Data ndagushimye ko watwemereye ko tugera aha ngaha muri iki kiganiro. Icyubahiro ni icyawe Mana. Nukuri tugiye gutangira, utangirane natwe kandi usozanye natwe. Nsabye nizeye ko ukoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Akemikoro kisa nk'ibikingirije. Tuyikureho.
Akamikoro ariko ni sawa, gafite ukuntu kadizayininze ukuntu agakunze ndakijyanira. Oroha. Hari ikibazo se nkijyaniye Bobo wakampaye? Aya. Nta kibazo. Kanyihera nagakunze. Aya buretse. Nta kibazo. Aha. Debora umukristo w'umuhanzi usengera he? Cyangwa uteranira he? Nsengera muri Nyabugingo Worship Center i Nyamirambo. Okay. Mama ajya mu pastor wanyitwa. Mama Gacura. Urahazi. Reka ngiye ntabashumba benshi mbambaza. Wazadusuye se. Ko ngewe akazi kanjye nkora kanyemera kantegeka. Gusura amacaci. Ntago ari ugusura. Kantegeka kumenyana ahubwo nabo. Wow. Kana ni keza. Uzabikomeze Bobo kandi ni byiza. Kuko ntamenyanye nabo se navuga iki? Kandi koko. Oya none se wavuga iki ubu twebwe tuvugana kubera twabanje umwabanje kumenyana cyangwa ninjye twabanje kumenyana. Afite urumva umukristo. Rero ntamenyanye n'abapasiteri cyangwa baramye nkamwe nyine navuga iki? Birumvikana niyo mpamvu rero Gacura ntamuyoberwa. Mama mwiza cyane kandi ararumva iryo zina akagira ngo ni umugabo. Mama pasiteri ni mama pasiteri ariko n'ubundi Gacura n'ubundi ni izina ry'umugabo. Ni izina ry'umugabo. Ese umugabo nawe yarahayoboye? Ni umushumba wacu. Gacura se mugore akabiki apotre? Ni pasiteri. Bose ni abapasiteri? Urumva bishop ni bishop. Bishop ni Gacura. Gacura rega numa. Gacura pasiteri. None se mama pasiteri. Mama pasiteri ni madamu Gacura. Akaba na pasiteri nyine. Gacura nyirizina n'umugabo. Gacura nyirizina n'umugabo. Ni bishop. Bishop wacu. Okay. Noneho nyine mama pasiteri ubwo ni umufasha we. Ako akunda kugaragara umugore cyane kurusha umugabo. Byashoboka kandi ari huba. Kandi ari uzi. Byashoboka ndabyemera kuko ni uzi. Pasiteri bishop ntabwo umuzi cyane ahubwo uzi mama pasiteri. Rero byashoboka. Ni idini ukoramo iki? Njye simbyita itorero mbyita idini. Kubera iki? Itorero riri mu ibanga. Naje kubimenya. Iriya ni idini. Yego. Ukora iki mu idini? Ndi umukristo. Usanzwe? Inshingano? Aya. Nta nshingano ufite? Yewe ndi umukristo. Nese nta nubwo muri worship team kandi uri umuhanzi? Aya. Ntabwo ndi muri worship team ndi umukristo. Uragenda ukicara hariya bisanzwe? Gusa nuko nkunda kuririmba hari igihe nk'iyo habaye icyumweru cy'urubyiruko, hari igihe haba icyumweru cy'urubyiruko, icyumweru cy'abamama, icyumweru cy'abagabo. Iyo rero habaye icyumweru cy'urubyiruko ubwo njya muri worship team tukaririmba n'abandi nkafata mikoro nkabahimbarisha. Ubwo iyo habaye icyumweru cy'urubyiruko ni njyewe nyine ugira gute uyobora urubyiruko. Iyo habaye icyumweru cy'abamama ubwo abamama bandi ariko iyo mu materaniro asanzwe worship team iraririmba bisanzwe ariko nanjye ubwo nkakora mu cyumweru cy'urubyiruko. Ubwo ukora nk'umuhanzi ku giti cye? Manzi ku giti cye ariko iyo turi musenge ntabwo impamvu mbivuze ni uko ndirimba muri worship team hari icyo cyumweru ari icyumweru cy'urubyiruko. Kuki udahoramo? Ntabwo ndimo ndabisengera. Ese iyo Mana ikwemerera gukora mu cyumweru kimwe ubundi ikakwemera? Bebo ndakwemereye ngiye kubikora ndakwemereye. Sibyo? Yewe Bishop Gacura we tangirire hafi. Oya nta kibazo tuzabikora byose n'umurimo w'Imana kandi byose no gufashwa. Hari igihe wenda haba hari impamvu wenda ituma ntajyayo cyane cyangwa se ntabona umwanya wo kujyayo ariko atari ukuvuga ngo
ni ukutabiha agaciro cyangwa se ni ukutabibonera umwanya munini cyane, ni ukutabihereza umwanya cyangwa agaciro, ahubwo bigaterwa n'impamvu zigiye zitandukanye zatumye najyayo. Yego, najya muri worship team, ariko ndabikunda, nkunda kuramya, nkunda guhimbaza cyane, ndabikunda cyane. Iyo bavuze Debora wumva ni Debora muntu ki? Debora ni nde mu buryo burambuye? Debora nabivuze ni umukristo. Debora ni umuntu usabana, uzi kubana muri sosiyete. Debora ni umuntu ugira urukundo, uzi kuganira, uzi gutega amatwi. Debora ni umuntu uzi gukora. Njye nkunda gukora kabisa, ntabwo ndi umunebwe. Debora, ubwo maze kubivuga, Debora ni umuntu ukunda akazi. Debora ni umuntu ukunda impano, ikimurimo. Ni umuntu wigira icyizere. Ni uwo Debora. Uragira ati ugira urukundo, wowe ufite ukunda? Barahari, nawe ndagukunda, n'abandi bose ndabakunda. Njye wabaye ndetse n'abandi ukabubare. Kubera iki se naba nkuretse kandi nkukunda? Ugira ukunda umwe se? Ngira benshi ntago ari umwe. Ubwo se navuga w'umwihariko. Umwihariko? Ese ubundi uretse uri umukobwa cyangwa umudamu? Ndi umukobwa. Aha. None ndi umukobwa. Nyine ugira uwo ukunda nawe agukunda, mubiziranyeho ko mukundana. Ubwo uri kubisasira ngo ndi umukobwa ngo mfite ukunda ngo nawe akaba nkunda. Mubiziranyeho uyikubagana. Tubiziranyeho. Uyikubagana ndeba hano, reba abakunzi hano ko wiyeje nakuri. Tubiziranyeho. Mubiziranyeho ko mukundana. Ko dukundana. Umuntu umwe kandi ntago ari bose. Ntago ari benshi. Urukundo inkuru ni nyinshi, hari urwagape, hari urwagape n'urunguru rusanzwe. Nyine dukundamo twese. Ariko noneho hakaba urundi rw'umwihariko rwa karabutaka rwara abantu baruraza hano Rwanda barara badasinziriye. Umuntu uragira murarana. Nyine murarana ijoro. Tuvugana cyangwa ntabwo mbizi. Oya nawe. Bakaba mubiziranyeho nyine ko mukundana. Nawe. Nimba murarana muvugana. Yo murarana mucatiye. Nawe rwose umamagaye saa moya ugasanga nafashe telefone, ugasanga nari mu rusengero, ugasanga nari mu kiganiro, ugasanga nari hehe, ubwo naba ndyamye cyangwa se ndi gukora imirimo yo mu rugo. Nawe. So umuntu yahari ubundi arabibuza. None se ko ntaramugira ko nawe, ahubwo kireka niba ushaka kumumpa. Shawe inyumva. Mbwira, turi kuganira ushaka kumumpa. Nje nawe ngira ushaka kumumpa. Mu basore bose mfite nta siti. Siti se bivuze iki? Ko mwatwisa amagwera se. Oya, ni twese se. Twese nitwe twabise amaki. Mwatwisa amagwera. Murabo ntago ndimo. Debora, niki gigutera kutagira umukunzi? Ese yuko ubutabishaka cyangwa yuko batazi cyangwa utarahura no wifuza muri wo? Ako kabazo gakomera. Ndagasubiza mereye hehe? Ni ibibazo bitatu ariko biva mu kintu. Yuko utabishaka? Ese yuko bataza cyangwa yuko utarahura n'ukeneye? Reka mbigusubize uko bimbajije uko ari bitatu. Nuko ntabashaka. Impamvu udafite umukunzi. Yuko utabishaka? Icyo ni kimwe. Jya umbaza gake gake ngusubize gake gake. Yuko utabishaka? Icyo ni kimwe. Oya, nagaruko ntabishaka. Yuko utarabona se ushaka? Cyangwa yuko bataza? Ubwo nuko bataza. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo nshaka sindamubona. Ikindi ni ikihe? Abagushaka se bo ntibaza? Bo abanshaka bo baraza.
aha ikindi ni kihe ubwo cyasubijwe eh mbese ko utarabona ushaka umuntu umeze ute dushushanyirize tubwate Debora twawe tugisimbutse bubu wambabariye tukagisimbuka oya nibyo reka uri kuri platform uragaragara cyane yes rero tuba twifuza ubuzima bw'ubusitari nta musitari ugira ubuzima buri gucira buri ubuzima bw'abasitari bwinshi buba buri hanze twebwe tukiri iyo ngiyo nyine ntabwo mwatumenye nawe turabimenya yewe wabibwirwa n'iki ko ntazwi sawa ko ntazwi aya wese sinyafite mbivuge se mbivuge ntabwo nabivuga ariko umenye ko mbizi mbivuge umpaye uburenganzira mbivuge nguhaye uburenganzira nta n'akajisho nkuyiciro bivuge bobo mbivuge ntungirire ibanga bivuge reka mbyihorere reka nzagutumire none reka bari njye uzagutumira njye nkubaze nk'uko uri kumbaza kanze ngende mbyandike ku gapapuro ku buryo ntazibagirwamo na kimwe ntazakibagirwa ntabwo nzi nta kibazo navuga bobo ibiganiro byose ugenda ukora ugatangizamo bobo YouTube channel yakurikiranwa n'abantu ibihumbi bingahe ntabwo buretse sumaye umwanya buretse birangirira hariya ariko azari ikiri prive cyane uzi mvuze bobo byonyine ibihumbi bingahe ntabwo uzabikoye kudashya ako se wamaye amahirwe nkavugamo kimwe nayaguhaye ntago mbivuze ntago mbivuze usabye kimwe nyaguhaye ntago mbivuze ariko nyicira akajisho sibiki ntago mbivuze arabeshya kandi yavuze ko ari umukristo muri iki kiganiro ntubeshye ntago mbivuga rwose usabye kamwe nyaguhaye tubiri ntago mbivuga nzagutumira njye mbikwibariza batubwire niki kigutera ko ni mbese kuba utarabona umuntu ushaka umuntu umeze ute nshaka umuntu se cya kibazo kiracyahari ako kumana nshaka umuntu umeze gute icya mbere ni uko abakijijwe kubera ko nanjye nkijijwe kandi mbizi neza ko nkijijwe hari ukuba ukijijwe ariko ushidikanya uvuga ati se ngenda akijijwe bimeze bite biri hagati aho ngaho ariko iyo uhamanya n'umutima wawe ko ukijijwe ubu bizi rero icya mbere ni uko abakijijwe ko nanjye ndakijijwe icya kabiri ankunda of course warekeraho se nushaka urekera reka nkubaze umuntu ukijijwe umubwirwa n'iki yuko ajya mu rusengero urumva umuntu ukijijwe uzamupimisha gipimo cy'agakiza kuri we umuntu ukijijwe ariko umuntu ukijijwe iyo ukijijwe nawe ntago nshatse ntago ntitwirengagize ko hari abantu bavuga ko bakijijwe badakijijwe yego kandi babeze bakakwereka uburyo ki agenda mu rusengero akaririmba agafata mikoro akarira niba ari no curanga hari abantu bazi gucuranga akagenda agacuranga fresh uracuranga se reka mbivuge uracuranga nkubikira ibanga uracuranga nkubikira ibanga hari abantu bagenda bagacuranga my friend ukumva bitashye ku mutima noneho hakaba n'abandi baririmba bakaririmba pe bakandusha ukumva bigiye ku mutima ariko nyuma yo gucuranga nyuma yo kuririmba nyuma yo gusirimba twese dukunda igisirimba nawe uragikunda nanjye ndagikunda
buriyo nagiye mu rusengero tugataha tudasirimbye reka nkubwire bobo mba nagiye gusenga mba nagiye kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo numve icyo Imana iganira nanjye binyuze mu ijambo ariko nanone iyo tutasirimbye nyine mba numva ari akantu kaburagamo. Rero gucuranga neza gusirimba neza cyangwa se cyane ugatutuka kuririmba ijwi kumva nyine uririmbye ijwi ryiza riyunguruye ntago nyuma y'ibyo byose iyo utashye niho agakiza gapimirwa. Agakiza ntabwo gapimirwa ko waririmbye neza cyangwa wasirimbye cyangwa se wacuranze neza ahubwo agakiza kagaragarira mu byo ukora muri sosiyete ubamo cyangwa se ahantu hiherereye ahantu hiherereye utari kumwe n'abantu musengana utari kumwe n'abapasiteri cyangwa se n'ababyeyi bawe cyangwa se n'inshuti zawe zize gusenga. Agakiza kagaragarira igihe uri wenyine igihe uri muri sosiyete y'abantu batakuzi igihe uri kumwe n'undi muntu nyine ibyo turabizi twese ariko nyine nakubarije ngo uwo wifuza ikijijwe uzabwirwa n'iki kakijijwe uzarindira ko Imana ikubwira nzasenga Imana imumire Imana sitanga reka nkubwire iyo wasenze Imana ukayisaba bitewe n'uko uyisabye. Imana hano yarasenze Imana ireba umubabaro we imuha ibyo yasabye. Rero iyo usenze Imana wizeye kandi ugasenga ukijijwe Imana ntago yaguha pirate. Imana ntago itanga umugisha urimo amazi. Umuntu waza kunsaba nimero yawe nayimuha aze kukubwira impamvu agize yereka akavuga ati ndakijijwe pe kandi Imana yarambwiye umukobwa mwiza umeze nka Debora nimuhe uzamubwiye uzayifate uzayimuhe azaguha iyawe fasi agomba kuba niba yaguhamagaye ugomba kuba ufitiye nyine anyatsa nimero yawe nzayitanga esabiye mu kiganiro oya tuzabanza tuganire uzambwire ngo hari umuntu ushaka nimero yawe nyiguhe nzaguha uburenganzira nzakubwira imuhe cyangwa njye nimwihere tuzareba. Dufite hano ibibazo bigera mu 8 byose kandi tumaze gukoramo kimwe twagiye watubwiye ko uri umuhanzi uhanga iki ko ubuhanzi ni bwinshi uhanga iki ukariya yawe y'ubuhanzi ni mu yihe? Manga indirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana. Byatangiye ryari? Ntago byatangiye vuba wenda ngo mbyuke mu gitondo ngo numve nshaka kuririmba cyangwa se ako kanya cyangwa se vuba ahubwo nkiri umutoya nkiri umwana narimbaga muri Sunday school korali z'abana uko ngenda nkura nkajya ngenda njya muri korali yindi nkura mva muri korali imwe njya mu yindi nkagenda korali ngiyemo nkagenda mbandikira indirimbo nkazandika nkakura nkura bigeze aho ndavuga nti uwakandika indirimbo nkazaririmba ku giti cyanjye. Yego ngo byaje kugira ngo uwakuze mbese ubikunda ubikora ubishaka. Cyo ni icya kabiri urakoze kugisubiza. Icya gatatu aravuga ngo ese umuntu ufite uburanga nkawe mwiza umukobwa mwiza murebye ukuntu areshya mw'abantu n'ukuntu angana ukuntu asa mu maso vraiment umukobwa mwiza w'uburanga gukizwa kumanaginga umwimerere w'agakiza kigushoboza ubikora ute? Icyambere urakoze kumbaza icyo kibazo. Icyambere nuko ubukijijwe
nahoze mbivuga, nakunze kubivuga, natangiye mbivuga. Icya mbere ni uko ukijijwe ugasenga Imana, ukayereka ibikugoye, ibikubabaje. Ntago abantu baba bashaka gusubiza inyuma, ntago babura. Abantu bagutesha umutwe ntago babura. Abantu bashaka kukujyana mu kigare, amagambo dusanzwe tumenyere wenda nka peer pressure, irahari cyane, irahari. Ahubwo wowe icya mbere ni uko ukijijwe, ikindi ugasetinga goals mu buzima bwawe. Ukavuga ati njye nshaka kuba umukobwa umeze gutya, ugendera kuri iki ngiki, ufite ikinyabupfura, ugasetinga goals mu buzima bwawe. Ukavuga ati uko nzaba biri mu biganza byanjye. Ntago bizapfa kuza cyangwa se ngo undi ame ejo heza hazaza, ahubwo biri mu biganza byawe. Ukavuga ati kugira ngo nkomere mu gakiza, nkomere nkijijwe, kandi nanone mbeho neza, nuko ngomba kugendera kuri ibi ngibi. Ukagendera kuri ibyo ngibyo, ugasenga Imana, Imana iragushyigikira. Okay. Ubwo ushobozwa no gusenga. Yego, no gusetinga goals. Bavuze mu Kinyarwanda ko tutize. Gushyiraho intego ngenderwaho cyangwa amahame. Yego, amahame. Ntabwo twese ndabizi abantu twarize, papa twarize turaziranye, ariko uri kugira ngo mbivuge nshyireho ifoto se basi wa graduatinze, nyishyireho wa graduatinze, nyishyireho cyane ko waseba. kandi nkubwira ko ngewe mfite ibihamya. Icyo ko waseba, nzane proof. Icyo waseba. Muri urugendo rwo gukora muzika utangiye kwikorera, uvuye muri Sunday school, uvuye mu yandi makorari, byatangiye ryari? Kwikorera byatangiye umwaka ushize nko mu kwa 9. 2023. Yego, mu kwezi kwa 9. Ufite umaje gukora indirimbo zingahe muri urwo rugendo rwawe rwose? Maze gukora ubwo no kuzisohora. Maze gusohora imwe, indi iri hafi, iri muri studio. Nimara vuga ko iri muri studio, ko audio yararangiye, video niyo turi gutunganya ya kabiri. Tuyitegure ryari? Hayo turi mu kwa 10. Mu kwa 10 kuzarangira yasohotse, amatariki nka 10 izasohoka. Okay. Muri urugendo mu gihe umaze muri music, abamo imbogamizi. Niyihe mbogamizi wahuye nayo wumvishije yatuma usubira inyuma ukareka n'umurimo? Nyereka n'umurimo. Imbogamizi ya financial. Birahenze. Gukora umuziki birahenze. Yaba ari audio irahenze, na video nayo irahenze. Noneho video ni ihenze cyane. Niyo ngiyo. Ariko ntago ndagera ku rwego rwo kumva ncitse intege ngo nsubire inyuma. Oya, ibyo ntago birambaho, gusa nuko bingora, ariko birahari. Ndakomeje. Byanze bikunze mu kugera kure k'umuntu habamo gupromotingwa cyangwa se support. Ninde muntu ugufasha? Kumfasha umuterankunga cyangwa ni ubwawe ubyikorera? Njye ubwanjye ubyikorera. Ni ubwawe nyine ubyikorera. Mu buryo bwo gupromotinga indirimbo, ubifashwamo gute, bigenda bite? Gupromotinga indirimbo, urumva muri kubera nta management nyine ibihari, urabyikorera. Ahubwo ugashaka abantu babigufashamo. Hari abanyamakuru kuri televiziyo, abanyamakuru kuri televiziyo ba RBA, turavugana. Hari abo mfitiye contact, tukavugana, tukandikirana, bagapromoting indirimbo yanjye n'izindi, barazikina no ku yandi maradiyo atari muri RBA,
radiyo nayibonye zitandukanye. no kuri BTN B plus No kuri radiyo mukicaho arinjira kuri koko hose magic nyinshi. arinjira ukoresha irihe banga kugira ngo ugeraho hose? Ntabwo navuga ko ari ibanga wenda mfite cyangwa se by'umwihariko, ntabwo navuga ko ari uburyo bw'umwihariko nkoresha, ahubwo muri kwa gusenga Imana iragufasha ikaguhuza n'abantu, iragufasha ikaguhuza n'abantu mukamenyana mukaganira bakagukunda. Niyo usenze Imana iguha igikundiro, abantu bakagukunda bakavuga ati wawo ni byiza tuzajya tugufasha uko dushoboye. Muri uru rugendo rw'ubuhanzi bwawe ni uwuhe muhanzi wumva w'icyitegererezo bakunze kuba byamunira mu modo wawe, ariko w'icyitegererezo cyangwa se ufatiraho urugero? Abahanzi bo mu Rwanda ndabakunda, kuvuga ngo njyewe kuvuga umuroromodo wanjye byangora kuko ntabwo mfite umuroromodo wanjye umwe wenda mvuge ngo ndagendera ku bintu bye cyane cyangwa se ndamureberaho urugero cyane. Hari umwe nkuraho urugero undi nkamukuraho ikintu, hari umwe nkuraho ikintu undi ikindi, avuga ni ahangaha nabigenza gutya mbikuye kuri uyu, ahangaha nawe nabigenza gutya mbikuye kuri uyu nguyu. Ariko abantu bakunda kumfasha nkunda couple ya Benashans cyane, ndayikunda cyane. Uyikundira icyo risingo nyine mbona ari abantu bahuje basenga barakijijwe, babona ari abantu bakijijwe bakunda kuririmba buzuzanya. Uzarebe n'ibiganiro byabo bagenda bakora, barakubwira ati niyo umwe ari mu cyumba undi wenda aturutse nk'ahandi bahurira muri salo bose bari kuririmba. Akavuga ati wawo. N'abari mu Rwanda bagiye muri tour Zaburi yanjye bari hanze bagiye ejo hari Imana ibashyigikire. Komera. Ni ibihe by'ikirere nyamuntu ameze nabi. Ninde muhanzi wifuza kuba wakorana indirimbo nawe cyangwa mwahura? Twahura korana indirimbo Josh Ishimwe. Uramukunda? Ni ukuri. Yego. Umukundira iki? Aririmba neza, afite style aririmbamo ya traditional, afite umwihariko, ni umwihariko. Iyo njyana akayiririmbamo neza kandi wumva ko ari n'umuhanga. Akaririmba neza, rero nanjye mba numva ni ukuri pe ngize iyo chance, kandi mba numva bizaba. Mba numva bizaba. Mujya muvugana? Turandikirana, turavugana, buriya bizaba. Kandi nkubwiye ko tuvugana. Nta kibazo, nibyo ushaka kumbwira nituva kuri kamera nta kibazo ubimbwira, sibyo? Nta kibazo. Uri kamera turakivugana iki? Nta kibazo, uze kumumamagarira, ntago nabyanga. Ntago nabyanga uze kumumamagarira. Inde. Kandi uzarinkorera Bobo, uzarinkorera. Oya nta kibazo, nta kibazo. Igihe buri ibintu kigira igihe cyacu. Ishimwe sinogenda nashimwe. Buriya igihe n'igihe cyacyo, buriya hari igihe kizagera tukabiganiraho, byakunda bigakunda, byanakanga nabyo bikanga. Ibintu byose uteganya A na B, ku buryo plan A yanze, yo yanze uteganya B. Rero reka tubitegereza. Mu bahanzi b'abastare bari mu Rwanda, mu basore, ni muwe wagusaba urukundo karumuha?
ni nk'uwe waguporopoza kumubera madamu ukabyemera nkande George Ishimwe wabyemera aho mana aho se mana ubu se ngugenze ne kuko ngugenze ne kuko ngugenze tukuganira bibaye ngombwa ko Imana nyine ibahuza ntago icyo gisubizo rero nyigushubije ntago nyigushubije ntago nyigushubije uba Israel mbonye yego ako se mana ako se babo baguhaye iki nsanze uri kunywa amazi do aya mazi arasindisha mwabantu mwe arasindisha babo wabaye iki oya icyo kibazo ntabwo nicyo gisubizo ntabwo nyigusubiza ntabwo nyigusubiza ugakora couple nziza nk'iya Belle na Jeanne wavuze kurabaza ukareka kuvuga couple tukaririmbana wivuga couple mukayirimbana byite oya ibyo ni nkando bobo babarira ntabwo nyigushubije rwose pe ntabwo mbabarire rwose pe nyuma yo kuba uri umunyarwandakazi utatubwiye aho uvuka ndi umunyarwandakazi n'ubundi agagana yahari iwacu ni Kayonza burasirazuba bw'u Rwanda naho mu mata umva kandi cyangwa yishyushye koko nawe se ko mba nawe wayinyweye ko turi kimwe nimba ngewe ndi w'Ikayonza ukaba uri uwa Nyagatare ubwo wayinyweye kurusha sindanagerayo ako bobo Nyagatare sindanagera do umwana ware hehe irwariyo bivuge Nyakarere ni mukahe karere muri Gasabo bobo warambeshye nakubeshye ntabwo uri Nyagatare mu ntuza ibintu uri murankorera buretse nta kibazo Nyagatare bavuga ikinyarwanda of course kuko ni abanyarwanda ikindi ikigande kuko mu gihe cyashize hari igihe cyabayeho abanyarwanda barahunga rero abenshi bahungiye Uganda nawe urimo niwanyu niko n'iwacu twahungiye Uganda muri icyo gihe nubwo muri abanyankore batuye Kayonza ariko se wakemeye ibyo ndimo ndakubwira ukaza kumbaza abanyankore tumenyane noneho abantu bamucweza oya ntago mbizi abanyankore aya ntago mbizi mu kinyarwanda tumenyane mu kinyankore bavuga guhita mutubwire muri batwandikire batubwire nyamara badufashe mu kinyankore bavuga gute namuze ngo nk'umunyarwandakazi utuye Kayonza ariko wakuriye Uganda wabayeyo cyangwa wavukiye no mu Rwanda navukiye mu Rwanda wavukiye Kayonza ukurira Kayonza ukaba uri mu mujyi wa Kigali Kigali gufashe neza hamwe n'abantu baho ni ikihe gihugu respectinga cyangwa ufitemo intumbero kuba wabamo nabamo buriya abantu benshi bajya bagira ibihugu bumva babamo wenda ukavuga muri Amerika cyangwa se muri Canada cyangwa se muri Polonye cyangwa se muri hehe ariko njye mba numva buriya u Rwanda ruranyuze mba numva nakibera mu Rwanda wenda nkajya njyayo mu buryo biri ngombwa nakoresheje igitaramo cyangwa se ubwo ndimo ndanizereramo ko bizakunda nakoresheje igitaramo cyangwa se nkajyayo gusura abantu wenda babayo b'inshuti zanjye nkajya njyayo kuhatemberera nkajya njyayo gutyo gusa kuhahahira mu buryo bw'akazi ariko mu by'ukuri mba numva nakibera mu Rwanda ntabwo njya numva igihe kigeze cyo kuvuga ati nzajye kuba hanze
mbe y'ubuzima bwanjye bwose. Nkunda u Rwanda cyane, nkunda u Rwanda cyane. Tugeze ku kibazo wayereka rukwe ako kindakigaruye. Numva ntagira ntakikubarije. Wadukwepse ngo nta musherugira. Yuko utarabona ushaka. Ushaka turamukubajije atashwi. Ngakijirwe. Kandi twasanze nta gipimo cy'agakiza mfite. Yego. Ariko ubonye mu diaspora. Kuvuga ati nagukunze ndi Canada cyangwa Amerika. Wamera amababa. Ko none ndagucikira hehera. Ibibazo wanzaniye umunsi ko numva ari hatari. Gusa aba diaspora abantu benshi barabakunda. Kumugani wabo abantu benshi barabakunda. Nanjye ntago mvuze ko mbanga, nanjye ndabakunda. Ntivana mu mubare w'abakunda kandi nanjye ndimo. Gusa aba diaspora nabo baratandukanye. Hari aba diaspora nk'umuzungu aba yarashakanye n'umwirabura cyangwa se n'umunyarwanda bakabyara umwana. Cyangwa se nyine ameze gutyo. Babita abametisi. Ubwo banumva ntago nashakana n'umudiaspora w'umuzungu. Nta nubwo umudiaspora byaterwa n'uwo ari we. Ari umunyarwanda wagiye. Of course. Akatari umunyankore. Of course. Nawe yaba ari umunyankore. Atari. Of course. Ubwo Ishimwe uramucitse. Indese kandi. Joshua we ihangana. Oya mbabari. Joshua wakwambutse gakondo ukayikomereza. Ni hehe. Mu Burundi sibyo? Joshua ajya mu Burundi. Oya njye se niko mvuze ko nkuko twebwe twahungutse tuva Uganda. Nabo bahungutse bava mu Burundi sibyo? Nago mbizi niba mubizi. Nkuko Sebuza amateka ya Joshua. Na Israel mbonye bahungutse bava muri Kongo. Sibyo? Tuvuge n'abandi bavuye Tanzania. Abandi nabahe? Oya nasibyo kubizanye. Joshua Ishimwe kumbe ugiye yavuye i Burundi. Ntabwo rubizi. Genda bizi. Ariko ubwo niyo. Yego mana. Baza amakuru yose nyakubwira. Wavuye. Ako wambabariye mana yanjye wambabariye. Basi musubiza muri iki kiganiro. Ndamushuhuje. Imana umugisha pe, ni ukuri pe. Azakana. Yandika neza, azi kuririmba neza, mu njyana ya traditionnel gakondo, nanjye bura ndayikunda. Ni mwiza. Ikindi arakijijwe. Yego. Arakijijwe. Yanitereye agatebuntu. Araberwa. Wow. Ikindi Imana imuhe umugisha, imukomereza amaboko. Thank you. Abazakana. Akahise kandi nagerageje. Ndagukunda gazawe. Ankunda nk'umufana we. Ndi umufana we. Wowe udasoje nabi. Wari watera biyosamati. Ndubibwira undi. Sesa uri kubwira ntabwo nabivuze harya. Oya. Imana ni ukuri ndi umufana we, ndamwemera bya hatari. Kandi kuraje. Wemera nawe utemera. Ahubwo mbwira icyo ushaka ko mvuga. Aya mana we mana wambabariye. Nese sinavuze ko mukunda. Sinabikubwiye gwera kare. Nese shako byarangiye. Josh uremewe. Ariko mana yanjye we. Uzagiye gufatira irembo. Ikindi gihe nzagukoresha ikiganiro. Buretse. Ndaje ngende mbyandike, mfite agenda yanjye. Ndaje ngende mbyandike muri agenda ku buryo. Josh Ishimwe uremewe. Ahubwo mbwira nzakubaze mu
mu banyamakuru b'abakobwa cyangwa nzakubaze mu bahanzi aho nshaka kanzi nuko ntayizanye ngo nanjye nandike ibindi mu mutwe ko ngera ahangaha reka nkubaze akabazo kamwe ko ngera ahangaha umuntu yaguhamagaye kuri telefone akakubaza ngo ubukwe bwawe ni ryari waduhaye ifoto y'umuntu mugiye gukorana ubukwe tukayireba ate Debora komera ukuvuga ko ukijijwe uguye ndakubeshyeye waduhaye ndakubeshyeye nta muntu wamagara akakubwira ati wamaye si ubukwe bwawe buri ryari oya ntabwo wabikubajije nkubwiye n'icyo ndi guhana ndi gukaraba mu ntoki mbikubwira none se sinajya no gusuka n'amazi nkanswe no gukaraba mu ntoki reka mbasubize Debora ari ikiganiro duherutse gukorana nko mu mezi angahe arimo arambwira uburyo nkunda nanjye ndashyuha naraguporopoje ntigarure kirahari umbwira agace ngakate ngashyireho none se ubundi ndakwanga urumva kimwe nuko uri kumbaza ngo Josh nkakunda ahubwo ndamukunda orohama we kwisobanura byinshi ngavuga rero tuza kwemerana ko tugiye gukundana Debora yewe twanarugiyemo turakundana ariko nungwe no kumva ko yansimbuje Josh Ishimwe umva none se nabivuze mu ruhe sinakubwiye ko ndi singo sinabikubwiye nyine byantunguye ukiba bangura isingo nari nzi ko ari njye wumvishe utungu ubu twagiye kwandikira ari abasore wese ko baguhamagaye bakubwira ngo ufite ubukwe ryari ni wowe navuze aya wimbeshye uretse umuntu ako bobo basi niba tuvuze ibintu tubirangize oya reka tubirangize niba tubivuze reka tubirangize gute umuntu niba yarabonye save the date niba yarabonye invitation ntago mbizi yarayibonye ntiwayibona nanjye nicyo kibazo mfite kubera iki se yakubajije ngo ufite ubukwe ryari wowe navuze nyuma ya kiriya kiganiro twakoze ako bobo ko nta munsi n'umwe wari wampamagara umbaza ngo waraye ute cyangwa se ngo umbaza ngo wiri gute amajoro ndara ayapushije nuko nane se ko wansi twavuganaga ntago ndirimba twavuganaga njye sindirimba nikora ritiko ariko bana yanjye we bobo wansubiza ikibazo nkubajije ukareka guca ku ruhande wansubiza ikibazo nkubajije ugaca kari kimwe nkubajije nagusubije umbwiye ngo ubona vuza ni wowe none wanenguye kandi meruko ukijijwe nese ko twabivugiye kuri mikoro wigeze umamagara nyuma mbwire ibaza twagiye kugera ku rwego rwo kubishyira kuri public bidahari oya reka mbabwize ukuri ni nk'uko amaze kumbaza nyine ngo nk'uko tumaze kumva kandi kubera iki se kandi oya icyambere ibyo nakubwira byujuje urakijijwe bobo sibyo wenda ikindi kitaraza nta yewe reka nkubwire amavuta nazanyabona bakunze mudukurikiye umusore ukennye akundwa na nyina gusa koko oya urukundo ntabwo rureba ubukene umukobwa nk'uyu oya ubundi umuntu ugukunda Imana yazakimbabarira umuntu ugukunda no mu bukene aragukomeza akagukunda iyi nzobe iburaye kabiri twaburarana tubaye dukundana twaburarana nyine tubaye orohama tubaye dukundana twaburarana ako bubu wambabariye ko nakubwiye kandi ahubwo sinzi icyo nshaka nakubwiye ngo ko warunshubije none urimo urasesengura wanariza wakundiye abaririmbyi
buretse ariko buretse ndakwibiki ikibazo nkubashije nagukimbwiye nubundi ko ari njyewe nyine we yewe twarabivuze turabitangaza ahubwo turanabisesheje hano none se aho byabereye siho birangiriye zanze ntashoboye oya Disi none nazize iki Josh yaje ako se mu bantu bose navuze Josh wenyine niwe navuze dusubize inyuma bavuze uberwa hari undi bavuze navuze abahanzi bangahe navuze umwe Israel mbonye namuvuza mubaza ngo aguhamagaye mu mukora ntabwo nta wundi wavuze couple kandi cyitegererezo ariko uravuga Josh wambashije ngo ninde twakorana indirimbo ati Josh ndamutse mana yanjye dukoranye indirimbo none se siko wari wambashije tuganira dusanga ko mwana yikorana forever oya da forever ntago nigeze mbivuga bobo oya iriya Imitoma ni iki yose haryo warumbashije ngo iki sawa nyine oya ibyo byose ariko mana yanjye we aha none se ko ntabirira zindirimbo oya ariko none se oya reka nkubwire ibyo nkubwiye n'undi wese yabivuga kandi nawe arabizi reka nkubwize ukuri nawe arabizi oya ibyo byose navuze nawe arabizi ko abifite kandi watuma muhamagara mu kiganiro oya nawe unamuhamagaye nawe yabikubwira ko abizi icyambere arabizi kaberwa n'abandi baze kubitubwira iyo murebye mubona Josh ataberwa niwe berwa wenyine wagize ngo baririmba baberwa nanjye mbona nzi kandi andi umuhungu hari Kristo ndasingwa sinogenda ntashimye sibyo uyu muntu rero yewe ndi mu kiganiro ndaje gato ngiye gusoza urumva hari Kristo ndasingwa ndaje urumva hari Kristo ndasingwa wose uwa mbere yego Kristo ndasingwa hari Prosper Momezi abasore baberwa beza ni benshi hari Mbonye cyamamara usigaye wamamaza skoro ariko ari mu kazi oya ntabwo ari skoro tubivuge ntabwo ari skoro ni ikinyobwa kidasembuye oya ni ikindi kinyobwa burarirwa ikora ni burarirwa aya hariya kuri Nyabarongo ntago gisembuye ntago mbizi sindakimwe twikomereza nta nubwo batwishyuye twikomereza gusa twikomereza gusa ntago ari sikoro ntago ari inzoga n'abandi ntuzabe baramubajyanye minisiteri yaramujyanye ende radosinze oke tuvuza kuki atari wowe wavuze ukagenda ukagwa kuri Josh Ishimwe ariko nari nyukomeza oya ako se reka nkubwire twavugaga umwe ubundi aho byahereye nuko mbaje ngo nuhi muhanzi numva twakorana indirimbo niba ari kubishatse dukomeza ariko icyo ngiye nkubwiye nuko twe tugikomeza ngo mubwire basa kandi kajambo kamwe twikomereza karenze courage se karenze nakomereza ku mutima wawe wanaturikiraho abantu baba azampa umwanya dukorana indirimbo Josh watanze umwanya Josh ari umwana wa mama arubizi ndabizi ego nanjye ndi umwana wa mama na papa umuhungu wa mama nanjye ndi umwana wa mama na papa umuhungu wa mama urana mwashobokana kazanye gakubita ati mama oya iyo ngiye nuko ari background y'umuntu ariko ntacyo bitwaye
So, ariko by the nawe way, arabyemerera namukunda turi kuganira bitewe na situation n'amateka nibyo birakwiriye kandi mama wawe Josh Imana imuhe umugisha kandi Imana ni intwari ye ni intwari yawe kandi Imana ishimwa himugejeje kugera ku musozo iyo witegereje impano zizamuka muri showbiz dukunze kwita underground so nyine tubivuga ko underground kugera ku ntumbero zanyu ni ubuhe busharirwe mwumvamo cyangwa ni ubuhe buryohe mwumva? biragoye ariko nanone ntabwo bigoye. Ubwo ninza kubivuga gutyo ndaza kubisobanura uburyo bigoye ariko nanone bitagoye. Icyambere reka mpere kuri negative, uburyo bitagoye. Icyambere ntabwo bigoye kubera dufite ubuyobozi bwiza. Dufite ubuyobozi bwiza buduha amahirwe yo kugaragaza impano dufite. Buri muntu wese impano ifite akayigaragaza. Ikindi ni ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Uraba ufite impano yo kubyina ugafata telefone yawe ukifata ka video ukayaploadinga kuri YouTube channel yawe, ni ubuntu gufunguza YouTube channel. Cyambere hari ikindi bisaba. Cyambere ni kuba ufite smartphone. Ikindi oya nje ko nayifungurije niwe wabiyikoreye. Yego. Icyambere ni uko ufite smartphone. Ikindi ari ndumva nta kindi ufite data ufite ndumva ntago bigoye. Ugafata video ukayaploadinga. Iyo ufite impano iyo video irakundwa irarebwa. Hari umuntu ubundi muri ubu buzima cyangwa se nkuko nabivuga kugira ngo wenda byumvikane uburyo bworoshye, ni nko mu kirere muri iyi industry cyangwa se no mu buzima busanzwe. Nabugeranya nko mu kirere. Mu kirere ufite amababa wese araguruka. Ni ukuvuga ngo wowe niba ufite impano guruka uko ushaka, kora uko ushaka, uzagera kure. Ubwo narindi kuvuga uburyo bworoshye kuba ukiza cyangwa se impano yawe ushaka kuyigaragaza, uburyo bikoroheye. Cyambere nuko uyifungura YouTube channel bikagaragara. Ikindi ubundi mbere wajyaga nko gusaba service bakakubwira ati mpereza uburambe ku kazi. Ubu ngubu nta burambe, pfa kuba ufite impano ukagenda ukamudije ukamuririmbira akavuga ati wow, bikagenda neza. Ubundi buryo rero numva bigoyemo ngo navuze ati biragoye ariko nanone biroroshye. Ubundi buryo bigoyemo bigora kwigirira icyizere, gutinyuka. Bisaba gutinyuka ukumva ko nta ushize amanga, ukumva ko uri strong ku buryo wahangana n'icyaguca intege. Kandi ikindi nanone uburyo bigoyemo biragoye mu buryo bwa financial. Birahenze gukora audio, birahenze na video birahenze. No ubwo ngubwo buryo bigoyemo. Ariko iyo ufite impano nta gucika intege. Buryo umuntu ucika intege ni umuntu uba utafite icyo ashaka muri we. Ariko iyo ufite icyo ushaka muri wowe kiragusunika naho wahura n'imbogamizi ntago zitaho. Burya iyo ukora ikintu ukunze imbogamizi ntago zireba, nta nubwo zumwe nta nubwo ziha agaciro. Ego arakomeza. Rakoze cyane Deborah. Deborah umwitegemo iki? Ako tutarajya kuri icyo wenda nacyo cyanyuma. Ubonye management umuntu ufuza kukumanaginga aho ugasanga ni igitsina gabo, wakwemera? Yego. Ubwo haje kukumanaginga hakazamo ibindi nabyanga, twasinya amasezerano. Kuko urumva amasezerano hari ibyo mwemeranya,
hari ibyo mwemeranya mugomba kugenderaho ku buryo umwe atatandukira, ku buryo mutatandukira. Ubwo rero hajemo ibyo tutazi, ibitari mu masezerano twasinyanye bimbangamira cyangwa se bitari mu bushobozi bwanjye, twasinyura. kubaza twinshi aho tuzahagaruka bitaha. Nta kibazo. Debora, ni iki duhishiye imbere hano, mbese niye imigabo n'imigambi yawe mu minsi iri imbere? Icya mbere ndi umuhanzi, ndi gukora indirimbo nyinshi. Iya mbere yarasohotse yitwa Umutima, ku bantu batayirebye bongere bayirebe kuri YouTube channel yanjye, nitwa Gakire Debora, nitwa Umutima. Hari n'indi ndirimbo audio yararangiye already, ndayifite, ndi gukora video yayo izasohoka muri uku kwa 10. Hari n'izindi ndirimbo ndi gutegura. Rero mukore subscribe kugira ngo mube hafi. Indirimbo nzajya na uploadinga mujye mubibona, ibiganiro nzajya na uploadinga mujye mubibonera igihe, kandi ndabizi hamwe n'umwuka w'Imana, umwuka wera ari kuri njye, azadushyigikira. Okay. Turagushimiye rero, Imana ikomeze igushyigikire ndetse munashyigikire Debora Gakire, mujye kuri YouTube channel yiwe mukore subscribe. Ni iki kiganiro kiriwe nandi dushobora kujya turashipingamo link ya Debora, kandi aho mwinjira murebe iyo ndirimbo mukore subscribe, ubundi mukomeze mubane nawe umunsi ku munsi, kandi bagutera inkunga. Yego. Bagutera inkunga. Nukuri. Izindi platform unashaka kuvugisha, watanga nimero cyangwa banyuraho nkaziba? Ashaka kumvugisha by call, by WhatsApp. Yanyandikira cyangwa se akakuvugisha. Yanyandikira. Nese comment sinzi soma. Yanyandikira kuri YouTube channel yanjye cyangwa se mfite email. Ntabwo nimero wazitanga? Mvuge ngo 0.8. Mwandike 0.8. Oya. Bazakunyureho cyangwa abanyandikira. Oya se kandi. Oya gusa zirahari nimero zo uzishatse ntago wazibura. Mu bijyanye no guhamagara my manager. Nta kibazo rwose. Nta kibazo. Nta kazi se buriya. Uwo mwanya ndawuguhaye rwose. Marakoze nima nzahemuka. Nta kibazo. Okay Debora, turagushimiye, ugire umunsi mwiza ndetse ukomeze gushyigikirwa n'Imana. Namwe mwari mudukurikiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.